aho ngaho ntabwo aba agukunda n'ubundi ntabwo aba agukunda ni handi n'umuntu abana mukanaryamana zanakwanga tu usanga mwahise mukora divorce mani umuntu ugukunda nyine wenda n'urukundo ntazi niba ari ikibaho sibyo ariko umuntu ugukunda igihe cyose yagukunda niba kwanze ko mwaryamanye n'ubundi ntabwo aba agukunda tu igihe kiba kizagera mukaryamana akakwanga nkamuca inyuma wenda ni urugero ko bibaho nshobora gusinda nkamuca inyuma sibyo ku bintu ntateguye aho ngaho iyo mvuye inzoga zinshize uzagushizemo urabyicuza agutenda mutarabana ntago nese yayinera ntari ndi kureba ntago byambabaza nese abandi bazibatera bareba Wanabera rero ari naje gusanga buri kintu cyose kikubaho wabigizemo umuntu batera ndase areba hasi ikintu cyose kikubaho wabigizemo uruhare mani turi mu Rwanda rwateye imbere sibyo ku bintu byose bagutera inda uri kureba bagutera inda nawe ubishaka ngiye umbishaka natwite mbishaka sinatwite gukoresha agakingirizo bivuga iki nicyo kintu cya mbere mfana mu buzima bwanjye ubura gakoresha ndetse nguye kandi uwo mwamaze igihe gitoya mu rukundo mwamaze igihe kingana gute gitoya nk'icyumweru ubwo mwahuye kuwa mbere mushwana kuwa mbere gutyo twahuye muri weekend dushukana mu yindi weekend gutyo niba atari ibanga mwari mupfuye iki ubundi se mbase ikindi mwapfa ari iki cyambwira hari igihe nyine uhura n'umuntu ukabona mani umunsi wa mbere mwahuye ukubona ari seriye mani ukabona ari seriye n'amago yahita yagutama urumva indi weekend mwari ugasanga ari kumwe n'ikindi cyana gatagati cyaza goye tu kirika wasinze nyine bisinzi kuntu nyine kirika wasinze ahandi nasinze uburyo njye nabyita gusa ngenda bigiraho mu cyaro mani baba bakitonda barimo n'amasugi utazagira ngo urumva bahehe bo mu cyaro ubonye ko amasugi yasiga aba mu cyaro gusa shani ho nyine ko mu mujyi kugira ngo n'isugi biragoye urumva ikindi reka mbavuga abakobwa bahari hari n'abavuga ko ari amasugi byose ndabikubiye Yes, reka nongeye mbasonze mbifurize gukomeza kubwa neza aho muri mudukurikirana umunsi ku munsi. Nitwa Muhire Jason, ino bayita MG TV Rwanda, aho mukomeza kujya mu bana natwe mukora na subscribe kugira ngo amakuru tubagezaho azajye abageraho gatanu kuri gatanu. Reka nsuza abantu bari mu Rwanda aho twe natwe dukorera, reka nsuza abantu bari mu bihugu by'abaturanyi birimo Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'u Burundi, tutibagiwe abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, namwe aba diaspora bo mu ntara ya gatandatu tuba turi kumwe cyane ko umuntu atwereka muri commentaire zanyu uko tuba turi kumwe umunsi ku wundi. Imbere yanjye ndi kwareba umukobwa mwiza w'inzobe y'imisatsi miremire, wambaye imyambaro ntazi uko yitwaraza kudusobanurira ubwoko bwayo. Umukobwa ubona ko rwose afite akanyamuneza, nshaka kugira ngo atangira twibwira. Uraho neza? Ubwo se mvuga kuri Mademoiselle Oxygene. Witwa Oxygene. Nanjye mvuga ngo ni Mademoiselle. Nese ubwo ubundi Mademoiselle iyo bavuze ngo umuntu ni Mademoiselle burya bavuze ngo iki? Muki? Iyo bavuze ngo umuntu ni Mademoiselle. Ubwo se mu gifaransa arira. Niko mbitekereza. Ubwo aba yarabyaye, abakiri inkumi, biba bimeze bite? Cyane wowe bizi kuko ni wowe bivuze tu. Amakuru yawe se? Cyane meza. Ko witonze cyane se? Si cyane kukurusha. Rego gishyiramo utuntu kudukuta nazo twari two. Nikoye. Ubu kino kigano kiraza kurangira kujya umwerezo dukuta nk'utwo. Ya nyine nyine arutuntu ahinduramo umeze ute se? Sha nanjye ndakomeye dore weekend igiye kugera. Fatsokana. Ngo? Ariko se mbere ko umuntu yajyaga ajya mu kabari cyangwa se mbere umukobwa yajyaga abwira umuhungu ati waje nka gusohokana,
kuki abakobwa muri iyi minsi mutagishaka gusohokana abahungu ni ukubera iki kandi muzi neza ko bamwe muri twe hari ukuntu bitameze neza tutagishaka kubasohokana twese tuba turi ku kimana nta kintu tuba duhagaze ariko nyine gihari twabasohokana natwe kangahe wigeze ufata ikofi yawe cyangwa se amafaranga yawe ukavuga ati ngiye gusohokana umuhungu w'inshuti yanjye cyangwa se umuhungu dukundana kereka ari nko ku munsi wa shooting ya video yanjye nibwo nsohokana abantu indi minsi no shawapi kabisa ubwo biterwa n'iki ni ukuba utayafite ni ukuba udashaka gusesagura biba bimeze bite nyine buri muntu wese aba afite plan ziwe nyine hari ukuntu planinga ibintu byawe nyine ukavuga ati igihe iki n'iki nzatakaza amafaranga ya n'aya hari ikindi gihe ntazayatakaza ubwo nyine nta cyabaye nyine te ubwo iyo si ingona iri mu mifuka yanyu muri iyi minsi wapi se muri Kigali wasesagura ukabaho gute reka dutangire mu buryo bwo kugira ngo twibwire nk'umuhanzi ushaka kugira ngo utangire uduha agapera akapera barimbiye ku ndirimbo yanjye nshyashya se ni neza ibintu ni neza nawe ni neza ni fresh cyane ndabona atari neza pe nzi impamvu okay ngandirimbira noneho sit down muri tayari mbate mu biya ndashaka kubabona on the floor oh na yeah ibaze ko ntawe uzi ko ndi hano bamesigara cyangwa bia I wanna feel more better nubwo mbona byanze murimo kuntera isoni 1 2 3 ni neza everybody say 1 oh shit ni neza oh my god 1 2 3 ni neza everybody ubundi wakaba ari kusubiza ni neza wakintu cyoze ndirimbo ntabwo ndayimenye cyane niyo mpamvu naze nese ubwo ndamutse nazi kuririmba ndamutse najwi njya yo kuririmba ni neza twumva ni neza ubwo ndagerageje se pass shana ukuri pe ese amakuru yawe umeze ute amakuru ni meza ibintu ni neza murabibona namwe bari kubibona shaba ibintu ni neza shawuri na mwiza ariko by the way thank you ngiye kubwiye bwa mbere aba happy kabisa nshaka kujyaho no dutangirira n'ikiganiro noneho ese impano kuba umuntu afite impano no kuba afite ubwiza bihurira hehe shaba biva ku mana nyine ntabwo nzahana bihurire gusa biva ku mana umuntu ashobora kuba yagira impano ariko adafite ubwiza bikagira aho bimugezaho cyane ubundi nyine iyo utari mwiza ufite impano ubundi uragenda ubundi nyine hari ikintu yabo ngo umuntu ari mwiza ariko nako ni muba ariko ufite impano umva ubundi iyo uri nka manager ngenda ukamukubita nk'ibintu by'ibi abantu ukamutabagura nko mu maso hose urumva ukamukubitaho ibintu akavuga ati cyaze nyine akagira umwihariko we nubwo atari mwiza ariko akaba afite umwihariko wiwe tu ukamushyiraho nk'amaherena mu isura yose kuburiya kuba washyiraho umuntu ibirungo byinshi cyangwa se ibyo bintu by'uburanga nibyo bimwongera ubwiza cyangwa no ntabwo byamwongerera ubwiza ariko byamwongerera ikintu cyatuma akundwa nyine buriya hari abantu bakunda ibintu ubundi abantu bakunda ibintu bitandukanye urabivuze ejo bundi noneho hari umutwagiranye ikiganiro ndamubaza ati ese buriya umukobwa ubwo niyaba mwiza adashyizeho ya misatsi miremire ko njya mbona haba hari n'abafite twatunyogosho wenda tw'ama ordinaire kandi ari umukobwa ukabona ko agaragara neza imisatsi ibongereraho iki kuki udashyiraho n'akandi gakwafe nda runaka nyine biterwa n'ibyo ukunda ushobora kuba nkunda aka ordinaire gateye mu bya boro nyine njye nikundira njye nkunda abahinde sibyo urumva ntabwo najya gushyira ko ari agasatsi gakeya kandi njye nkunda abahinde nibwo nyine ngomba kwisanisha na buto watangiye umuziki ryari shani kera cyane ahubwo natangiye gushyira indirimbo ya mbere nayishyize hanze mu kwa gatatu nshaka kugira ngo noneho ume itandukaniro riri hagati y'icyo gihe ndetse n'uyu munsi umuziki ugeramo wabigezemo gute bakwakiriye gute dutangiye wenda noneho kuri urwo rugendo rwawe itandukaniro
mbese umuziki ukigiramo bwa mbere nyine kwa kundi buryo rero bizi ko umuntu ashobora gufata umwanya kujya muri studio ukarikodinga kuvayo ukajya gukora promotion nabyo n'izindi imbaraga kujya gushutinga video yayo ese watangiye gute? Shabarensazo wallahi nyine natangiye ntinya mike najya muri studio kuri codinga nahabara n'umuntu uri impande yanjye ngahita ngira ubwo ariko ubu ngubu itandukaniro ririmo nuko nubwo haba harimo abantu ijana ngiye na recordinga nta kibazo mfite. Mu buryo bwo gukora promotion buriya nzi neza ko burya iyo umuhanzi ukizamuka cyangwa se uri umuhanzi mbese ugiye gukora umuziki ku nshuro ya mbere hari ukuntu utinya kuba wajya kuri televiziyo runaka wibaza ati se ubu ndagenda mbabwira ngo iki we byakugendekeye gute? Sha nyine ngiye ikintu cya mbere nishiramo ndavuga ati oxygene uri mwiza ikintu cya mbere cyo kugenda uzi neza nawe kuri mwiza ntabwo mbizi ariko nyine nikirafasha iyo wishizemo ko uri mwiza nawe sinshaka kuvuga ngo nta wundi muntu urenze undi ariko man iyo wiyumvishemo ko bwa uri mwiza unihagije ku giti cyawe utitaye ku bandi bantu bo ku ruhande man ibintu byawe bikora neza tu ngiye nicyo kintu kimfasha mvuga ati ndi mwiza iwana nubwo wazumeze ute nta kintu wazumbwira tu biramfasha. Ese wemeranya na babandi bajya bavuga yuko ubaye ufite impano runaka cyangwa se ufite aho ushaka kugira iyo mpano yawe nyine yaguke ushaka no kuba wenda wakoresha wenda na ruswa cyangwa se wanatanga na ruswa y'igitsina kugira ngo utere imbere ibyo bintu wemeranywa n'abashaka kuba babivuga? Shabura rero ibintu biterwa n'ibyari byo sibyo biterwa nose urambwira ngo niba tuvuge wenda sinzi wenda TV navuga wenda tuvuge niba kuri TV kwisibo nahigeze sibyo uraza umbwira ngo ndaguha ruswa y'igitsina kugira ngo hangeze kandi ngiye ku giti cyanjye mfite uburyo nahigeze sibyo aho ntago nabyemera ariko bitewe n'ahariho bitewe n'urwego ushaka kongezaho kandi bitazasubira inyuma nabikora ku buryo ushaka kwifata ukiyambura ubusa ukajya imbere y'umuntu nakukeneye ukabikora. Nakubwiye biterwa ubundi ikintu cyose iyo ubonye nta ngaruka kizakugiraho wagikora. Simvuze ngo nabikora ariko simvuze ngo sinabikora bitewe na target yawe bitewe n'icyo ushaka kandi ubonye nta n'ingaruka byakugira ariko ubonye harimo ingaruka ntiwabikora ariko mu gihe ubonye nta ngaruka irimo ntabwo wabikora. ubwo ni washobora kuba hari abantu bashobora kuba bahohoterwa kubera ko bafite imana ariko badafite ubwo buryo bwo kugira ngo nabo bigaragaze cyangwa se niyo ruswa badashobora kuyitanga? barahari benshi bahohoterwa ukaba utashobora nko kuba wagira nko ku munyamakuru runaka nyine akakubwira ati nje kugira amakugeze ndaguhuza na runaka ndaguhuza na MC runaka ndakwihuza n'umunyamakuru wo kuri radiyo n'iyi ariko turyamane shabarari bahohoterwa man ariko ngiye ikibazo cyanjye mfunze umutwe nyine tu ntabwo wambwira ngo urajya kumungezaho kandi igihe namwigezaho ku giti cyanjye. Ibyo bintu bikubajije kubera ko mu myaka yashize bari abakuru banyu nka ba Oda Pasi ba Knowless cyangwa se bande bagiye bahura n'icyo kibazo cyo kuvuga ngo ushaka kuba wajya kureba umuproducer runaka se kubera ko umukeneye agasaba ushaka kuba yinda yanagusaba niyo ruswa y'igitsina cyangwa se mwanaryamana. Ese icyo nibaza ni iki? Ese ubikoze urimo gusigasira impano yawe cyangwa se ubugiye kuyicara no kurusha? Uri kuyica bya bindi bya nyuma ariko wisigasira sura isi shana kuyica kabisa. Kuko ntabwo umuntu mwaryamana ngo mwongere guhurira mu kazi ahita gusuzugura mana akaguca amazi agatabona none uri down yiwe tu. None se kuri mbona nawe uri mwiza hari wigeze ibyo bintu wenda abigusaba cyangwa se abigupropoza? Ibyo ntabyo mvuze. Nibanga ryawe nibanga ry'akazi. Ariko nyine byabayeho gusa bibaho mu buzima bw'abantu bose. Ega ruswa ntago ari igitsina gusa ushaka kuba ari n'amafaranga. Bibaho cyane. Kuburyo ushaka kuba wafata amafaranga ya runaka umuntu akavuga ati uyu muntu ndayamwereje kubera ko agiye kugura ikintu amuze na runaka kandi wenda n'uwo muntu agiye kumuza nawe nta ikintu aramarira kayamuhereza tu. Bya bintu biracyagoye. Mu buzima busanzwe se ukora iki? Ni iki kikoresheje mu buzima bwawe bwa buri munsi? Mu buzima busanzwe ndi umudozi ndoda imyenda.
courage nuko akora. Hari abandi njya numva bavuga ngo sinzi ngo akazi bakora ngo sinzi ngo nabamodo, ariko uri umudozi mu buzima busanzwe? ndi umudozi nkaba no mu mudo, ariko ngiye byanjye nibyo nimurikira, ntabwo murika iby'abandi. Ako kazi ukamazemo igihe kingana gute? Ese isoko ryako urabona riteye gute? nkamazimo imyaka 2 isuko nyine shariraho nyine ntabwo rirafatisha neza, ariko ndabizi ko rizafata. Kubera industry nyine ngiye kubera ndi umuhanzi nyine, urumva kugira ngo zagiye kugira ngo bifate byo kudoda ni vuba, nimbona kimwe n'ibindi n'ikindi nzaba nkibonye. Umudozi yavuyemo umunyamuziki, ubihuza gute? Kubera ko urumva ko akazi ko kudoda n'akazi k'ubumodo n'akazi ko kuririmba ni ibintu bitatu bisa nkaho bitandukanye cyane, no kubihuza ubona ko bigoye. Wowe bihuza gute? Ubundi kuba umumodo ni ibintu Imana biba mu maraso y'umuntu, si ukuvuga ngo njye ngo nzandirwa ndi kugenda kwa kuboro kabo nyine imbere y'abantu, no. Just njye niba nadoze boro zanjye ndazo nifotoze nizambaye mbe murike imbere y'abantu babibone, ntabwo ari ukuvuga ngo njye nzagenda muri imyenda y'abandi bantu, ibintu nk'ibyo. Gusa iyo ntabashe kwidodera imyenda yanjye yangise niwe unyambika tu. Ni byiza cyane kandi courage. Aho naho ushobora guhita mvuga ati uyu munsi mu myenda wa none wadoze usa nkaho usanga ndaza gusaba kugira ngo baze kugenda bashyiraho amafoto yawe ndayimyenda ugenda udoda yose kugira ngo abantu bajye banaguteza n'imbere gabise. Biba bikenewe se? Ahubwo reka tujye ku kazi no kubumodo. Hari abantu bafata abamodo nkaho kari akazi katakubeshaho. We ku giti cyawe ubona kari akazi gashobora kuba kagutunga cyangwa se kuba kakubakira fondation runaka? Shabura abantu rero baribeshya cyane, nta kazi katakubeshaho, nta na kamwe niyo waba ukurikiza. Kubona umukozi wo mu rugo abaho mani, icyo ari cyo cyose wakora cyakubeshaho. Wenda kishobora kutambesha nk'uko we kikubeshaho, sibyo? Ariko ntabwo cyambesha nk'uko kikubeshaho, sibyo? Ariko kimbeshaho. Shaka warariye inyama, ngiye nkararira ibirayi, ariko twese twabayeho kandi twabyutse kimwe, twese twabyutse twashonje, sibyo? Ariko ntibikwiye ko twabayeho. Ubwo nyine cyakubeshejeho nubwo kitakubeshejeho kimwe na wa muntu ufite ibya mirenge. Biba bigoye cyane. Umunsi wa mbere ufatwa imbere na mbere kamaze ngubaze, ufite ababyeyi? Nabo mfite. Ngiye kubaza ikibazo mvuga ngo ku munsi wa mbere ugisohoka muri famille wanyu ugiye kuririmba, ntago wifashe nko kuba ugiye kuba nk'ikirara? Kuvuga ngo nta babyeyi ufite, ntago ababyeyi ntafite ni mama na papa, ariko bandizi barahari. Sorry. Sibyo? Wenda icyo wakimbaza kuko ntabwo nireze, nese wabona umuntu wireze se? Ugifata umwanzuro kuvuga ngo mfite imana ngiye kuririmba, famille yawe babyakiriye gute? Urumva nyine bamera nkaho waguciye mu muryango, ubundi kuvuga ati kira cyabaye ikivume cyatunaniye, urumva. Ariko iyo batangiye kubona ibintu wagiyemo hari ikintu bikumariye, burya nta mubyeyi wanga umwana ugira ikintu amuhereza, nubwo waba umeze ute n'ubwo buri kirara gute. Uvuga ati mu rugo bagize ikibazo kanyikemure gutya na gutya, nubwo utagikemura cyose, ariko avuga ati mu rugo bagize ikibazo kangira icyo mbafashaho, ntabwo banyu bakwanga mani. Ariko uyu munsi wenda hari intambwe bamaze kubona ko umaze gutera. Ngera mu rugo bakavuga ati twe twareze umwana wa mbere ku isi. Mu bukumi bwawe cyangwa se mu mikurire yawe wakuze wumva ushaka kuzaba iki? Wakuze wumva mbese muri ni iki wumvaga ushaka kuzaba nyine? Ngewe numvaga nzaba umusitari, ariko ntazi ngo nzaba umusitari mu buhe buryo. Ndumvaga nyine nshaka kuzaba umuntu uvugwaho cyane, ariko ntazi ngo nzaba ku muntu uvugwaho ku biki. Nubwo nabaye umuhanzi nkakina filime, ariko ntabyo nari nzi ko nzaba umuhanzi. Ngewe nubanza umusitari, ntazi ngo nzaba umusitari ku biki. Ninde muntu wakundaga muri icyo gihe? Muri icyo gihe nakundaga Knowless. Niwe nakundaga cyane kuko hari ibintu byinshi ngiye muriyeho nawe tu. Nk'ibihe? Cyambere turitiranwa, duhuje amateka amwe na. Yitwa Butera? Yitwa Knowless, yitwa Jeanne d'Arc. Yitwa Jeanne d'Arc. Nanjye niko nitwa amazina yanjye yanyaye. Ni ibintu byinshi tugiye duhuriyeho. Ariko mwenda no gusa hari ukuntu mwenda gusa. Ese wavanye muri net ubundi abana bakakubona, hari ikibazo kibirimo?
kibazo kirimo wakuyemo gatoya wenda nk'amasegonda nka 30. oya nta kibazo kuko muzagensha nta kibazo umukobwa mwiza w'inzobe ariko wanze ugira isoni. simbizi nuko bimeze uyu munsi hari stage isa nkaho ikomeye mu Rwanda kurusha izindi ni BK Arena. nawe uri umwe mu bakobwa cyangwa se umuhanzi kazi nyarwanda nawe wifuza kuzajya kuri rubyiniro. yego wumva ko umunsi wa mbere uzaba ugeze kuri rubyiniro uzakora iki? nzaririmba ko nibyo nkora. wanze akazi ko kuba wenda uzaba wenda uri nk'umumodo wa mbere wanze kuba nzajya wenda kuririmba nzajya iwana stage nyine y'abasayito nyine hari aborn fresh ntarajyayo si ubwo nta nubwo nava mu buhanzi ariko nawe ufite inzozi. ziba zihari nta muntu ubura utagira inzozi mu buzima nubwo byanga kugera ariko nta muntu utagira inzozi pe. uyu munsi abakobwa benshi bahari cyangwa se abahanzikazi bahari barimo gukora trap bari gukora izindi njyana runaka. we kuki wahisemo kuba wakora R&B? nuko ariyo nshoboye nyine ntabwo nzi kurapa. umukobwa bita Ariel Ways umufata gute? mufata ngenda ndamukunda buriya ni umuntu sinzi impamvu ngiye mukunda wenda bishobora kuba bitandukanye n'ibyo undi muntu amukundira ariko ngenda ndamukunda umwana. umukobwa bita Indera Nesa uramuzi? ndamuzi. umufata gute? Marianne Regent we ukunda injyana ye ukunda imiririmbire ye? yewe nkunda uburyo ameze ntabwo yita ku bantu mwana reka nkubwire impamvu nkunda Nesa ni umuntu utita ku bantu urumva nyine akora icyo ashaka gukora ntabwo yita ngo runaka ngaravuga ngo iki sibyo ngo runaka aramvuga ngo iki ngo rubanda ruramfata gute wapi we akora ibyo akwiye gukora ntabwo agendera ku bantu. ibyo mbikubajije kubera ko hari abumva umuziki akora cyangwa se lyrics yandika bakavuga ati uyu muziki wo gukora nta hantu bakugeza ntabwo waguhereza n'amafaranga rwose ati bitewe n'isoko ryo mu Rwanda. ese wakwemera kuririmba ibintu nka biriya kandi isoko dukora naryo risa nkaho ritagutse cyane? shangiye nuko ntabishoboye nabikora mbishoboye gusa nyine ni ibintu bishoborwa n'abantu bake sibyo niba iri soko ryacu riho abantu barimba R&B bose sibyo Nesa niyo mu baby dufite mu baraperi sibyo njye niwe mu baby nemera mu baraperi bo mu Rwanda niwe mu baby kabisa pe njye Nesa ndamwemera ndamufana nyine akora atitaye ku bantu mani kandi muri iki gihe nicyo kintu gikenewe kuba abantu bakwitayeho bakubwira ngo wapi ibyo bintu wapi barakwinjiriza ngahise mani kora ikintu nyine we akora ibintu bitandukanye n'ibyacu njye nicyo kintu mwubahira kandi twebwe ibintu dukora abantu buri wese wumva ngo ndi umuhanzi yaraje arimbye R&B Afrobeat nyiravuze ati ntabwo njye nzaza mu kavuye zaza mu njyana ye mani niba afite abantu 10 biwe bamufana nyine ubwo nibo bantu be bamufana nabe ku mutima babandi bo ku mutima apana abandi bo kuza badufana b'indyarya sibyo njye nicyo kintu mukundira ta ushaka kuba warapfuvye mu wundi muhanzi runaka nawe pe ubona narapfubyemo nk'ikiza wenda nk'umuhanzi wenda ushobora kuba wenda yaririmba wenda nko muri korali runaka waririmba mbese ahantu runaka ikintu cyose iyo gifite ikintu kikumariye wagikora. umuziki ukora uyu munsi umaze kugeza kuhe musaruro? Kukise ku mafaranga se ku mafaranga muziki y'iki gihe nta mafaranga ufite kirika nyine iyo ese abakora nibo batawushaka amafaranga cyangwa se abawushoramo amafaranga nibo badahari? manager barabuze abantu bawushoramo amafaranga barabuze nyine abakora barahari benshi pe ariko abashoramo amafaranga barabuze ko bajya bakemanga ngo discipline z'abahanzi bamwe na bamwe bavuga ngo nabo ubwabo ntago babasha kwikontorora.
ibyo nabyo si yaba ari ikibazo gituma babashoramari cyangwa se bantu bafite amafaranga yabo bataza gushora muziki mu banyarwanda. ariko ari ibintu by'abantu mbona nazi kuje gushora amafaranga mu muziki, uje gushora muri discipline y'umuntu, uje gushora mu muziki niwo uzakwinjiriza amafaranga. Ayo mafaranga uje gushora mu muhanzi sibyo, yego na discipline yakora sibyo, ariko niba umuhanzi yifitiye discipline byiwe byo bimurekere, wowe ushora amafaranga mu byawe. ubundi discipline nk'iyihe nyine ushobora kuba wenda n'urugero wenda ushaka gusanga umuntu akoresha n'ibiyobyabwenge byinshi. kuri urugero hari abantu ushaka gusanga nyine yarabaswe n'ibiyobyabwenge kandi baba bahari. niba barahari, ibyo bintu byatuma umuntu akutakariza icyizere. afite impano. Ese impano n'ibiyobyabwenge bihurira he? Nta hantu bihuriye sibyo, nta hantu namwe bihuriye. Ariko reka nkubwire wani, niba ushaka gushora amafaranga mu muntu, buriya umuntu arahinduka. Umuntu bitewe n'abantu ugendana nabo wahinduka pe, wahinduka. Rero ntuzangiye gushoramo amafaranga umuntu ngo nuko gafite ngakoresha ngo ibiyobyabwenge ngakoresha iki. Wenda nta muntu afite umugira inama nzima, ariko uje kumushoramo amafaranga akamubwira ati ngenje kugushoramo amafaranga ya naya sibyo, ariko ibi nibi urabireka kute yabyanga se, kandi ariko nabiri kumwinjiriza yabireka pe. Ese umuntu ashobora kuba yakoresha ibyo biyobyabwenge bikaba byazamura talent ye cyangwa se bikaba byazamura impano ye kubera ko yabikoresheje? Ibyo ntabyo nzi kuko simbikoresha, ibyo ntabyo namenya. Wenda wabibaza nk'abantu babikoresha sibyo, ariko ntabwo bivuze ko mani niba umuntu akoresha ibiyobyabwenge ngo abantu bose bamwange mani, abahanzi bagira depression mani. Nta n'umuhanzi kwanza utagira depression mu buzima busanzwe. Abahanzi umuntu wese ukora umuziki aba afite depression. Nawe urayifite? Ntabyo nzi gusa uzariwe nta muhanzi wagiye muri showbiz mani kugira ngo ayivemo, kugira ngo yemere ko ya floping ni depression ihari. Dore benshi babaye n'aba DJ noneho. Nyine kugira ngo uve muri industry warayigiyemo mani biragorana. Iki kintu cya mbere kigorana, buriya nanjye kugira nyivemo buraro burozi nanyoye, kugira nyivemo bizangora tu. Uvuga iki ku myambarire ko hari abakobwa ashaka kubavuga ati ndi mwiza ariko kugira ngo abantu bankunde cyangwa se kugira ngo abantu banyibonemo nuko nzakoresha bwa bwiza bwanjye nambara nk'ubusa cyangwa se ngira ute muri video zanjye, wowe ibyo bintu ubivugaho iki? Shabiriya rero abantu bahereza icyo bashaka. Ko hari uzavuga ati nge nzarishisha ubwiza bwanjye ndi mwiza nishaka nzambara ikariso muri niba ubwo bwiza bikugwa amafaranga bukoresha uyabone sibyo, kuvuga ngo kwambara ikariso muri video biterwa n'ikintu waririmbye. Rero ntabwo nzaza naririmbye gospel ngo ngiye ngo nze nambaye ikariso sibyo, nta nubwo nzaza naririmbye indirimbo yo muri pati y'akabari ngo nze nambaye ikanzu yo mu rusengero. Nyine tujye tumenya gutandukanya ibintu. Kuririmba wambaye ikariso biterwa n'indirimbo wasohoye uko imeze. Ntabwo waza waririmbye indirimbo yo mu rusengero ngo nguze wambaye ubusa, kandi nta nubwo waririmbye indirimbo yo muri pati yo mu kabari yo kunezeza abantu gusa wambaye ikanzu yo mu rusengero. Nyine ni ibintu bitandukanye imana. Ibyo nko ku muryango wawe cyangwa se aho ukomoka, bo babonye ibyo niba bikoze kandi batabikuziho ibyo byagene, ni waba utaye umuco, ni waba ubaye icyo nakwita ngo nikira babyita kuba icyomanze. Njye sinjye nita kuri ibyo bintu rero mani. Niba umuryango utarakwitayeho se kuva na kera uraza umbaza iki ngiye mani? Nta kintu umuryango ngiye wazumbaza sibyo. Mfite umuntu nubaha mwe wenyine muri famiye yanjye sibyo, umukecuru wandeze ndamwubaha cyane, ariko nanone kuvuga ngo kwambara ibyo bintu ngo biramugiraho ngiki ngo aravuga ngo uri icyomanzi. Nubundi no kuba ntari icyomanzi nta kintu mu Mariya, nta kintu byaba bimaze sibyo. Buriya kuvuga ngo umuntu ni icyomanzi biterwa n'ikintu akwinjiriza mu buzima bwawe. Kwambara ubusa suko uba uri icyomanzi. Ese ubundi icyomanzi ni iki? Ni umukobwa wananiranye cyangwa se udafite indangagaciro. Kunanirana ni gute se? Kwa kuri nawe ubwawe warananira iwanyu. Nise nagwemera ko umuntu ananirana. Nge si umuntu ananirana ute, biterwa nta muntu nge simbizi uburyo abantu bananiranamo, ariko biterwa n'uburyo ubayemo ahantu uba. Hari umuntu wumva ko wamuhora iruhande ariko nta kintu umwinjiriza cyangwa nta kintu akwinjiriza,
ariko iyo ugiye avuga ngo wananiranye ariko ntabwo azi impamvu ugiye, nta nubwo azi n'icyo ugiye gukora kugira ngo wananiranye. Ngiye sinzi ikintu abantu bafata nko kunanirana k'umuntu. Nk'ubu nanjye nza muri music house ngo nananiranye nagize ute, ariko kuba nari nicaye nk'impande ya famille nta kintu nari ndi kubinjiriza, sibyo? Ariko ubu ngubu hari ikintu nabinjiriza. Rero man, ibintu byose bisaba gutinyuka. Ubundi industry bisaba kubanza wowe ubwawe wavuga ati ndiyanze, ukanga n'abantu ugakunda ibyo ugiye gukora sasa. Mubaza akabazo k'amatsiko. Kambaze nta kibazo. Ufite umukunzi? Nta mfite, ariko ndifuza kumugira. Bivuga ngo uri singane searching. Yego. Bibaye ngombwa ko none waba ufite umukunzi, wemeranywa n'abantu bavuga yuko ushaka kuba waryamana n'umukobwa mu gihe mwakoze ubukwe cyangwa se mbere yuko mukora ubukwe? Iki gihe nyakane hakiri kare sinabana n'umuhungu tutararyamana. Kubera iki? Ujya avuga ngo gapfundikiye gatera amatsiko. Ese mubanye hari ibintu nyine abantu bombora ntazi, sibyo? Ese ubanye nawe ugasanga hari ukuntu ari ibintu utakwihanganira, sibyo? Andi handi ugira mu ngo ugasanga batanye, bagize ute bamaranye icyumweru ugasanga batanye, nta mpamvu inzima ifatika ihari bari kusobanurira abantu yatumye batana, sibyo? Ariko iyo mwabanye mbere Imana birabafasha tu. Nibyo niyo mwabikoze mbere birabafasha. Yego. Ko hari abajya bavuga yuko se ngo ushobora kuba wanamuha ariko ugasanga ejo arakwanze cyangwa se aragutaye. Aho ngaho ntabwo aba gukunda. N'ubundi ntabwo aba gukunda, ni handi n'umuntu abana mukanaryamana zanakwanga tu usanga mwahise mukora divorce. Man, umuntu ugukunda nyine wenda n'urukundo ntazi niba rukibaho, sibyo? Ariko umuntu ugukunda igihe cyose yagukunda. Niba kwanze ko mwaryamanye n'ubundi ntabwo aba gukunda tu. Igihe kiba kizagera mukaryamana akakwanga. Nta rukundo aho ngaho ruba ruhari. Ese kuba boyfriend wawe yaguca inyuma ni ikosa? Oya, biterwa. Ashobora kuguca inyuma kubera ko wanze kumuha, sibyo? Njye ntabwo mbifata nk'ikosa bitewe n'impamvu yaguciye inyuma. Wese ubaye umuciye inyuma wakwicuza? Ya, nshobora kwicuza. Kubera iki? Nshobora kumuca inyuma nta kintu namuburanye, ataranyemye, sibyo? Nta n'ikintu yanyimye na kimwe. Nkamuca inyuma wenda n'urugero ko bibaho, nshobora gusinda nkamuca inyuma, sibyo? Ku bintu ntateguye. Aho ngaho iyo mvuye inzoga zinshize uzagushizemo urabyicuza. Ikintu umuhungu ashobora kuba yagukorera kikakubabaza ni iki? Njyewe shana babajwe nta na kimwe umuhungu yankorera kikambabaza. Kikambabaza? Shawa happy kabisa. Aguciye inyuma ntago byambabaza. agutenda mutarabana ntago nese yayinera ntari ndi kureba, ntago byambabaza. Nese abandi bazibatera bareba. Barabera rero ari naje gusanga buri kintu cyose kikubaho wabigize mu batera ndasareba hasi. Ikintu cyose kikubaho wabigize mu ruhare. Mani, turi mu Rwanda rwateye imbere, sibyo? Ku bintu byose bagutera inda uri kureba, bagutera inda nawe ubishaka. Ngiye umbishaka natwita, mbishaka sinatwita. Gukoresha agakingirizo bivuga iki? Nicyo kintu cya mbere mpfana mu buzima bwanjye. Ubura gakoresha? Nese ngugiye kandi iyo bibaye ngombwa ndagakoresha. Iyo nyine yo nabikoze ndagakoresha. Yego. Wakwemera kubana n'umugabo mwabyaranye cyangwa se wakwemera ko washaka undi mugabo mutabyaranye mu gihe wenda ubaye ugize nk'amahirwe ko kubyara barambye mbyita ko ari amahirwe? Kuba washaka undi mugabo mutabyaranye ubaye ugize amahirwe yo kuba nyine ufite akana? Byashoboka nyine, byashoboka. Ese kubivuze se ufite agahinda?
nyine njye nije Imana njye nyine filime nyine urumva kubera ko impamvu niba ndi mu gihe cyo kubabara ngomba kubabara niba ari igihe cyo kwishima ngomba kwishima urumva nyine baragutenda ukabyarira iwanyu bita ubabara nanjye niyo mpamvu mise mbabara tu sinishara mu mwanya w'umuntu abyareye nk'iwabo agashaka nk'undi mugabo wese gukoresha agakingirizo wahurira he nayo njye nishize mu mwanya we ese birakwiye ko ugomba kurongora umukobwa wateye inda sha ni ukuri unatekeye ubundi se uba ubona ko ari nde w'umuntu wagukunda nk'umuntu wakubyariye mani uretse ubwenge bukeya si itegeko ariko mani ni ubwenge bukeya kudatwara umuntu wakubyariye gira inama umuhungu mani ariko cyangwa se kugira ngo umuntu agutware inda mani nta kindi kintu ugiye kumwishyura amezi 9 ese ibintu mwakoze ni mwararyohewe mwararyohewe none se iyo atwite aba aryohewe ese n'enjoying ubwiza bw'umwana iyo amaze kubyara sawa nyine rero mugomba ahubwo wagakwiye guhita ushaka umuntu wateye inda abandi se baba bakumara icyo se kurya amafaranga nyine abo bandi bakobwa uri uretse ko kurya amafaranga ni kihe kindi kintu baba gushakaho hasi kira gikorwa ko gihuza abantu babiri kandi bose bakaba baryoherwa cyangwa se bishima kubera iki muhura n'ingaruka ahubwo ugasanga zitangiye kubagora none se wowe watwita uretse guterera watwita ntayitera wayitera none se njye wayisigarana ubwo waba ureba njye ntabwo njye nshobora kuyisigana kubera ko wenda nagukunze sibyo kubera ko nagukunze avuga ati just niba ntwise sinshobora kuyikuramo ndayisigarana pe ndanamurera ndanamubyara basi uwo muntu mani wiyemeje ibyo bintu ni abakobwa bakeya mani babyiyemeza atayikuyemo mani ukabona aramubyaye sha ni bakeya pe basi niba kubyariye muhe respect mani ni iki cyatuma ukuramo inda y'umuhungu mwabyaranye sha njye cyangwa se mwaryamanye njye ntacyo kereka wenda avugiye bagenzi banjye bavugire se ikintu cya mbere gituma umuntu akuramo inda ashobora kuba warabyaranye n'umuntu wenda aragufashe ku ngufu utamushaka utamukunda umuntu yifata se agafata undi ku ngufu ariko ku ngufu ni hehe mwamuvuga ku ngufu nahuze mukubwire se bambwire mani igihe cyo bakubwira umukobwa w'i Kigali ntiwamufata ku ngufu ariko uwo mu cyaro wamufata ku ngufu none ku ngufu bahora bavuga ni kuri pinya se no mani sinzi wenda mani ngenda avugira abakobwa bari mu cyaro kuko mu gihe barasobanutse kugira umuntu agufate ku ngufu uwo mu mujyi nyine biba bigoye tu kirika wasinze nyine bisinzi kuntu nyine kirika wasinze ahandi nyine sinzi uburyo njye nabyita gusa ngenda avugira abo mu cyaro mani baba bakitonda barimo n'amasugi utazagira ngo urumva bahehe bo mu cyaro ubonye ko amasugi asiga aba mu cyaro gusa shani wowe nyine ko mu mujyi kugira ngo n'isugi biragoye urumva ikintu reka mbavugira abakobwa bahari hari n'abavuga ko ari amasugi byose ndabikubiye amasugi nka ba nyirakuru ese mwese neza si isugi mwese ndamuzi wose uramuzi Miss Josiane ibyo ntabyo nzi ariko nawe ntabyo uzi arabivuga ariko ntabyo tuzi nanjye nabivuga ese ushobora gufata umukobwa ukamenya ko ari isugi cyangwa atari isugi nkayo ku giti cyawe nk'umukobwa mugenzi wawe ndebeye inyuma ntabwo wabimenya nkayo mu bushobozi ufite cyangwa se mu bunararibonye ushobora kureba umukobwa ukamenya ko ari isugi cyangwa atariyo shawapi ntabyo waba kereka muryamanye wowe ukabimenya uri umusore nyine so wabona ute ko abantu bose babaye indyaryesha muri iki gihe kandi wemeje ko nta sugi kibaho iyo zirahari mu cyaro zirahari i Kigali sha n'abana mu bipangu basigaye babitaruka nijoro ukabona bayigendeye ariko biriya bintu banza biri mu gihe cyabyo biri hite kiri kubimbaza hari agafoto ejo nabonye kuri Twitter k'abafana bari hariya muri arena bose bamanitse amatelefoni y'ama iPhone gusa noneho ikibazo cyari gihari cyaragiraga kiti ese koko urubyiruko rw'iyi minsi rurakennye ku buryo ushobora gusanga aba bantu ubona hano muri ino foto bose barenga 20 bafite amatelefoni ya iPhone kandi ari hejuru nibura ya 10 yanuza ya iPhone 10 kuzamura ese koko nawe uvuga ko urubyiruko rw'iyi minsi rukennye
mu gihe umuntu afite telefone y'ibihumbi magana angahe ya miliyoni zingahe shashobora kuba ayifite ariko wamubaza kuri konti yawe angahe ntayakubwira ukabona nta n'icyo kintu na kimwe afiteho. ese wowe ufite konti Ndayifite kandi iriho n'amafaranga nubwo yaba ijana ariko ariho. ubu yasinziriye Shara aryamye pe. none se mbwira ikindi, hari ukuntu bajya bibaza ngo ni gute umukobwa agura telefone nibura 13 Pro Max. urumva nta kazi agira kazwe akora. Ibyo se barajya byibaza. Baburetse se ndi kukubaza nta kazi kazwe agira akora. Yego. Ni kwa kundi ushobora gusanga niba batifashije cyane bivuga ngo wenda ngo yayiguriwe na se cyangwa se nyina. Urabona yambuka ejo bundi yagiye Dubai, ejo bundi yagiye South Africa, ejo bundi yagiye hehe. Kandi ushobora gusanga mama ataragera ni Burundi. Ibyo bintu bihura gute? Bihura ute? Sinzi niba ukimbaje neza. Nyine ibyo bintu kuba umuntu afite telefone ingana gutyo ubona ari mu buzima bungana gutyo nta kani kazagira, ahubwo ukajya kumva ngo babaye ngo abantu basigaye ngo baba. Kujyana ikintu njye nibaza. Umuntu uvuga gute ko nta kazagira? Simurarana simwirirwa na gute uvuga ngo nta kazagira. Ashobora kuba akora nijoro. Ese ko atabyuka mu gitondo ajya mu kazi? Ashobora kuba ari umuzamu agatahana akagenda saa 12 agataha saa 11 za mu gitondo. Umuntu aba umuzamu yaraye pipo. Urumva nyine njye nta muntu ncira urubanza buri wese afite ubuzima bayo muri Kigali nyine cyangwa se n'ahandi hantu runaka sibyo. Hako kuvanga umuntu nta kazi afite sinzi wenda uburyo babifatamo. Umuntu akagura telefone ya miliyoni 2.5. Nese tubaye inshuti ukayingurira ntabwo naba nyine nkayituka sinaba. Screen yameneka nabashe kuyikoresha. Ubwo nyine ashaka undi muntu yimukoreshereza. Akaba mu nzu y'ibihumbi 300. Shanje nyine sinjya ninjira mu bintu by'abantu kuko ntago babindeba buri wese afite ubuzima bayemo bumureba ku giti cye n'ibyangana nabyo nye uwo ngose najya kwinjira mu bye ntago bindeba. Wumva imyaka ikwiriye ku mukobwa kugira ngo abe yashinga urugo ari nk'ingahe? Terwa n'ubuzima bayo. Kugira ngo abe yashinga urugo imyaka leta yashize wajyana 21 sibyara. Atori 21 nebigire sibyo. Njye sinavuga ngo ni yihe bitewe n'ubuzima hari n'abadashaka nyine sibyo. Nyine ubwo iyo 21 ko baraka ariyo leta yashize ndinde so kuza mvuguruza amategeko ya leta ngewe nyine ubwo ayo ngayo iyo myaka bashize ariyo bazakomereza. Ushingira kuki uvuga ko ugiye guhitamo umugabo mugiye kubana? Kubera ko muri Miss hari n'ushaka gusanga abanye n'uw'imyaka 50. Wowe ushingira kuki? Ndebera imbere. Urebera imbere ntago ndebera inyuma ku isura cyangwa imbere gute ko hatagaragara? Ubwo nshaka uburyo mareba tu. Nyine dusobanurire urimo kuduconfuse. Ko narashaka ngiye urambaza iki? Ugasanga umukobwa w'imyaka 25 ashakanye n'umugabo w'imyaka 50. Bitewe n'impamvu. Ese ubwo n'urukundo? Bitewe n'impamvu nta rukundo wenda barakundana ariko hari impamvu bashakanye. None se ibyo binoye wabishobora cyane tuvuge sibyo. Ifite imyaka ingahe? Iri mu ndangamuntu yanjye. Nyere bingahe? Ubwo ndaza kwerekana urugero nushaka n'ivuga ari yose uvuga imyaka yari ishaka. Nyine urugero njye nshaka gutangaho urugero. Njye mfite imyaka 30 sibyo. Ni myinshi ngira hagije wenda tuvuga nk'uri runaka we uri inyuma ya kamera sibyo. Imyaka ya nuzacu gusta n'ubundi ndi inyuma. Wowe nayo ufite sibyo. Nanjye ndaha sibyo. True story yanjye ubuzima mbayemo mani urugo si rwo kugenda ngo tuze turebane mu maso tujye twirirwa turebana mu maso sibyo. Ni kugira ngo abantu babake bashire hamwe sibyo. Nta kintu mfite nawe nta kintu mfite. Ariko urwo rugo barwubakiraye. Barwubakiraye? Cyewe yumva zamani.
urumva tugiye kubana nta kintu mfite nawe nta kintu ufite tugiye kubana kandi tugiye kubanira muri Kigali ese urumva ko muri iyo Kigali tuzabaho gute niyo twaba dukunda iyo Kigali tuzayibamo gute sibyo ni hahandi uzasanga umukobwa niba ari mwiza uzasanga ajya kwigurisha akazana amafaranga utazana yakuye ukaza bitishe nabonye amafaranga ntumaje ngo yakuye ntuzite kubera ugiye kurya ibyo byikora kangahe cyane abyikora ibyo simbizi ariko ntago bikwiye ko yabikoze nubwo yabikora inshuro ebyiri ariko ntibikwiye ko yabikoze sibyo man ngiye singendera kuvuga ngo nkunda ngiye sinzi niba ngira n'urukundo wenda rwo gukundana ariko hari abarufite man sibyo shinge ntabwo ngiye ariko hari abarufite gukundana njya n'ibyo amagogo y'ibizereka reka njye ntabwo ngira man ubundi urukundo ruturuka rero niba utaragize famille igukunda niba utaragize umuntu ugukunda niba nta rukundo wigeze ubona wowe uzarutanga urukuye ni ikibazo man sibyo njye nyine mfite uburyo nibereyeho gusa ngira abankunda nubwo ngiye nanjye ndabishimira kandi uri na mwiza ibyo ntabyo nzi bazabitubwira muri comment sibyo njye ibyo simbizi gusa njye nubaho umuntu nkunda nubwo nta rukundo mfite wenda biterwa n'ubuzima nabayemo cyangwa se aho ibyo nanyuzemo ariko ntibivuze ko hari abantu bankunda njye ndabakunda nanjye ndabubaha kubera ko bankunda sibyo rero ibintu byo kuvuga ngo abantu barabana nta kintu shani mbona ntazi kabisa urukundo rw'ubunguru ruba rufite ikintu rushingiyeho amafaranga ahari urukundo ruba ruhari ariko ubanza ahantu hari n'amafaranga urukundo ruba ruhari ruba ruhari nubwo wenda byagenda gute ariko nubwo rwahaba umunsi umwe ariko ruba rwahabaye urukundo rw'umunsi umwe rubaho rubaho rwose rubaho mugahura uwo munsi mugakundana mukiyenjeye ukamera nk'aho ari wo munsi wenda dusubiye inyuma gatoya kandi umbwize ukuri bambwije ukuri kuva kare umuhungu mwakunda igihe kinini mwakundanye igihe kingana gute imyaka 6 wowe urishobora kumara mu gihe cy'imyaka 6 n'umuhungu muri aho njye ntabwo nakubwiye ko nta rukundo ngira gusa ngiye nuba umuntu nkunda byadanje tu kubyo ma respect yakwiye kubera ko nkunda uwo mwamaze igihe gitoya mu rukundo mwamaze igihe kingana gute gitoya nk'icyumweru ubwo mwahuye kuwa mbere mushwana kuwa mbere gutyo twahuye muri weekend dushwana mu yindi weekend gutyo niba atari ibanga mwari mupfuye iki ubundi se mbase ikindi mwapfa ari iki cyambwira hari igihe nyine uhura n'umuntu ukabona mani umunsi wa mbere mwahuye ukubona ari seriye mani ukabona ari seriye n'amagoye ahita yagutama urumva indi weekend mwari ugasanga ari kumwe n'ikindi cyana cyaza aho ngo bihita birangira nyine handi nakubwiye ni icyumweru kimwe urabizi abantu basohoka mu ma weekend ubwo mwahuye muri weekend muramye ubwo se mwarahuye muhita musezera ko yagiye kuba boyfriend ugiye kubigira true story wambajije ngo nk'umuntu mwahura wibigira true story nabyo ngiye nareka ibintu by'inkundo si ibyanjye mwabantu njye abantu bose mbakunda nzashaka umugabo nzamushaka ariko nzamushaka nkunda pana njye nzamushaka nkunda ubu nta rukundo ufite hakuberuka kujya gusenga ndasenga ngiye kuryama ndasenga usengera hehe nsengera aho mbonye hari Imana nyine nabatijwe mu bakatolike ariko njye nsengera ahantu hose hari Imana ndahasengera ko hari bajya bavuga ko ibitari kose ko ibihari ubwo umenya ahantu heza hari Imana ari hehe ahantu ngiye nkasenga nkumva umutima wanjye uranyuzwe ubwo ntaho ngaho nsengera wari wahanurirwa n'umunsi n'umwe akaguhanura yewe bakaguhanura se uzurira indege ariko wenda hari igihe nzanayurira mw'abantu bigeze babona kuzurira indege barambye ngo nzajya hashize imyaka ingahe hashize imyaka 2 bakubwiraga ko bizamara igihe kinini ntabwo bakubwira igihe bizamara ubwiye tugiye kurira indege
urumva ibintu nk'ibyo nyine ariko wenda bizahanura akabazo k'amatsiko kuki nawe njya numva hano bavuga ko azajya nk'i Burundi cyangwa se azajya nko muri Congo yarambwiye muri Amerika ngo ugiye kujya hanze ngo uziga hanze ubu se byagenze bite sha Imana iracyari kubishyira mu mupango wayo nyine ubwo dutegereje ntabyo mvuze kuko ntabyo nzi nta kindi kintu bigeze baguhanurira sha bari byinshi bahanuriye umuntu amasezerano menshi atabaho nyine ariko ibyo bantuhanuriye byinshi ngiye narabibonye amena ni ukuri kuri no kuba ndaba barabimpanuriye buriya uzavamo umuhanzi w'ikirangirire sha barabimpanuriye ugiye baramanura ko turi kubona uri umuririmbyi reka nta nubwo ndirimba muri korali ntibabinsobanuriye neza ariko nyine ubwo naje kubisobanukirwa nyuma buriya bakubwiye ikintu ako kanya ntabwo ushobora kucyumva mu gihe cyacyo ese wemera ko bari abantu ibintu byose bakubwira byaba ari ukuri oya hari ibintu bakubwira ari ukuri ariko nibyo bakubeshya wemera se ko habaho abahanuzi b'ibinyoma barahari umukuzi ukumva arakubwiye ngo harya ngo njyewe tuvuge niba sinakubwiye story yanjye gusa wapfishije ababyeyi ati yego ati Imana irabwiye ngo umuntu uzamenye ko kubeshye kubera ko wabimubwiye ati mbwira icyifuzo waje gusengera cyangwa rwose abakubeshye ariko shara igihe uhura n'umuntu bwa mbere atakuzi adafite ntanakuzi ukumva kubwira boro zawe zose uko zitondetse zose arazikubwiye shara ahantu ngewe uriya muntu ndamubaha kabisa ujya ugira emosiyo njye ngira emosiyo uzigira ryari iyo nishimye ndarira iyo mbabaye ntabwo ndira ariko iyo nishimye ndarira ikintu gishobora kuba cyakuriza ni igiki cyo ntabwo umuntu mbaza story yanjye iyo ahashize nyine ari nk'ikintu wenda cyambaye nkumva urambaje ngo ubwo se ngiri n'iki agiye mura n'umunyamakuru akambaza ibintu nkumva none ikintu kiramfashe bisereye kumusubiza bikananira nkahita numva narira ifata ukarira ariko ntabwo wandiza ubonye njye nakuriza nkagushobora nyiri kugira umuntu andiza aba yankorogoshe ubwo yamase amagambo njye ntayamwimye awandiza ariko gutya nayaguhaye ntabwo wandiza ariko ni byiza ese ko ayamaye n'ubundi nayakiriye tugana ku muzozo w'ikiganiro cyacu ni iki wabwira b'abakobwa cyangwa se b'abahanzikazi bifuza gutera intambwe nk'iyo nayo wateye kuza mu muziki ikintu ngiye nababwira rero mani n'ubije muri ibi biboro nyine bya industry irinde amagambo menshi mu matwi yawe urumva irinde abantu bose bakujya mu matwi irinde abantu bakubwira ngo bagiye kuguhuza na runaka ngo ati duha amafaranga tuguhuze na runaka twe turaziranye gende kuvuga ibintu byambayeho bro urumva irinde nyine abantu bakujya mu matwi ikintu cy'ambere nakubwira kandi wirinde abantu baguca intege ibindi byose uzabigeraho ukore boro zawe gake gake uzabigeraho ntabwo nushaka kuyitanga nta kibazo upfa kuyitanga gake gake wirinze ukoresheje kaka yego nkako ujya ukoresha yego kugira ngo makanese Oxygen ndagushimiye kandi wakoze kwitabira ubutumire bwacu nizere ko ndi utaha uratuzanya tukaganira turadukorana iteka ryose amen wakoze wakoze nawe